abantu bari hano duse nk'abegeraho bino bicucu byacu bireka kugera yaba reka ngiye gufasha ahita yambaye gutyo ubu ngubu gutya gasimani bundi ku ivuko rero sasa rero witware gake bro ugende gake ibintu bibaze gakeya kuko utushije gatoya ni ukuvuga ngo ushobora kungubitisha ko ndi iwacura uravuze ngo uranyishyurira hano ko ndi iwacura angani kuri Kivu View Hotel ni hoteli nziza cyane hano iherereye mu mujyi wa Kigali kabisa mu mujyi wa Kigali byamaze kujya mu mujyi wa Kamembe mu mujyi wa Kamembe yes for 100% 100%. Yeah, you know what I'm saying, man. Yego, ni recording. Ibi seri. Yes, my people, nongeye kose ndetse mbifuriza kaza kuri Africa TV ncumwe na by'umwihariko abantu bakoze subscribe muri abantu badanje cyane. Mwari munkumbuza barambwiye ngo bari bankumbuye koko. Nabo mwamuherutse kumbona uriyo ngarutse ngaruka mu isura nshyashya ndi kusanga n'abantu n'akanyange. Yego. Ni ukuvuga ngo gade nagira ngo ubanze uhere hasi gake gake utihuta uzamuke urangiza ujye ku ubundi uri kugana n'abantu buriya ikote naryo rigira amategeko. Iyo wambaye ikote hari uburyo uganira mbitandukanye n'uwambaye ibintu uza by'ibijojingi n'ibiki byose. Buriya hari nyine hari ukuganira nyine ku ikote nyine wo umuntu wambaye ikote, right? So rero aka kanya tuvugana ndi kuri Kivu View Hotel ni hano Kamembe kabisa in my city. Yes, I'm in my city bro. How do you feel, man? So, ariko abantu bari bankumbuye nyine naragenda hera ariko ntabona none twagenda ngo duhere burundu. Sibyo gusa first of all ndashimira Imana. I really appreciate Jesus because I'm still alive and I know that bro there's many people were dead yesterday and me I'm still alive. Why don't take a go, man? So rero meze neza nta kibazo mfite ndashima Imana. Vugira ngo Jesus is the king always, man. Yes. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo abantu ngo bambara ngo ubune ngo nabana. Ndavuga sinone se nyine iki cyavuye ko ndi umuntu mukuru. wemeye kuvuga Oya mane burya ubwana ni bwiza. Yego mbo muri aho rero. So rero nkuko twababwiye hano turi kuri Kivu View Hotel, right? So niho niraririye nanjye niho niraririye niho naraye sorry. Niho naraye urumva ndi mu ndi iwacu nagiye Rusizi. Ntago ndibuze kuvuga impamvu nambaye gutya gusa impamvu nambaye gutya namwe murayibwira. Ntago kuvuga ngo mbashaka kugira ngo uvuga ngo aka kanya niba twarahuye nambaye trinity. So mano zo kwitonda baze bibazo gake gake. Gake gake. Yego. Iyi ni hoteli bita Kivu View Hotel yani Kamembe. Ambere muri haratuje ameze neza haraka view keza. Yes ahantu hatatu abahagaze ari kureba ku mazi neza amazi ari hafi yawe. Amazi ari hafi ushaka uhita wimanukiramo ukajya twabyita ku Kivu. Ntago ari piscine nka piscine ushatse ujyamo ariko hari n'amazi y'iki ari naca baravuga naturel. Mu rurimi rw'igifaransa bavuga naturel. Cyiza cyane kabisa kimeze neza cyane ku bantu bashaka kuba baza hari ukuntu umuntu aba afite amafaranga menshi avuga ati ariko ubundi ni ahantu ushobora kuba naruhukira ngeze Rusizi. Abantu baturuka ndabwobwa abacituzanye turuka za Kigali hose hano hantu ushobora kuza ukagera gute ugafata time urumva ukaruhuka ukamera neza ukarya wakumva uhaze ukagenda ku Kivu ugashyira utuguru mu mazi urumva ubundi ibintu urumva ubundi ibintu bikagira gute bikagenda neza cyane. So rero gusa first of all nari nkumbiye Rusizi abantu b'Rusizi. Sibyo nari nkumbiye abantu b'Rusizi. Reka mbasuhuze mu kivandimwe Nyazi Mici. Nyazi Mici. Uvuga ngo nyambo bari kurura muri guys abicurika wala abigize ibindi bisobanuro bindi bitabuye. Nyazi Mici barasubiza ngo ninja ako baranza kunsubiza Nyazi Mici. Nyazi Mici. Urakoze cyane. So rero cyose nari nkumbuye abantu
kubona nyine abantu baho b'i Rusizi urumva nkumbuye no kureba view y'i Rusizi nkumbuye climate kuko urumva climate y'i Rusizi buriya itandukanye n'i Kigali kuko hari ukuntu harimo akabeho mu ukuntu nyine hakonjemo ukuntu ariko nimugoroba nka gutya turi mu mpeshyi ntabwo nyine iyo turi mu mpeshyi buriya izuba ryavuye haba hanakonje ariko buriya nimugoroba ho haba hakonje kurusha mu mpeshyi mu ma saa sita gutya haba hashyushye ariko nyine nimugoroba ho wumva hari ibindi bindi si byose nari nkumbuye nyine climate yaho nkumbuye kubona abantu baho ibintu byinshi gusa Rusizi niyo yanyibarutse ni iwacu hano ni home rwanda najyaga mbwira abantu ngo mu nyine ntibabyemere nyine bakavuga ngo bajya ntabwo muvuka i Kigali iwacu ni hano i Rusizi siro ariko gati babiri mbwiza ukuri wowe fata umwanya nk'amasegonda 30 niyarenze nsobanura how my look ahubwo hari ikintu ndi kumva abantu batari bwumve ibyo byago byabo ukuntu uri guhumura yego bose barabyumvira kumva uri kuri video kuraho nk'umuro gutyo ubwo ati akira God is amazing man. God is amazing. Gusa nyine Imana ni igitangaza mw'abantu. Muri ibintu byose God nyamvuga. Imana nza gushyiramo Imana cyane. Imana irarenze. Nyine Imana ni igitangaza. Aka kanya ndimo ndagenda. Ndimo ndakora video, ndimo ndahura n'abantu tukaganira, ndimo ndahumeka umwuka. Ni ukubera ko Imana ikinije ubuzima, right? Kuko remember that nkuko natangiye mbivuga ari benshi. Many people have died. Yes, many people have died. Urumva? Na n'ubu ngubu baracyapfa ariko you still alive. Nibaza ngo kuki utashima Imana kuko ngewe nezera ko ibintu byose nyine ari Imana ibikora kandi Imana ni igitangaza. Tujye dushima Imana abantu bose ngewe Imana nyine ndeho kubw'Imana kandi nyine biri buvuga ngo buri kintu cyose yaragiteguye izi nuko izabigenza. So abantu bakenera kuza kuri iki video turaza kubashyiraho nimero biroroshye cyane urumva ko turaza kubashyiraho nimero. Ubu rero hari ahantu tugiye ahantu rero tugiye utagiye kumva ibintu byinshi. Iyo umuntu yambaye gutya cyambere cyo ntago abagiye muri show urabizi neza. Iyo umuntu yambaye gutya ari event ntabwo bagiye mu bintu by'imikino niyo mpamvu mubonaga abanyije amure ndi kuvuga nyine abantu bagize gute nuko abantu batari kundeba ariko nyine twese waberetse agakweta se basa agakweta konye asobaza kabona ariko bibona nabibonye rero ngo bahise bibwira hahe aho tugiye gusa n'ahantu katakata mu gake witeguye kurya isambaza inanga ikintu batuziho sibyo nkango gutwegere Kamembe isambaza ntabwo zazimeze nk'izi Kigali kuko ntabwo zazenze nk'izi Kigali ashaka uyu munsi kuza kugabura nk'isambaza n'ibintu byitwa ibijumba ibijumba no gutya mu mpeshyi abantu bari gukura ibijumba benshi cyane urumva kwita ikijumba niyo mpamvu ujya ubona rega mfite swaga zadanyama numva nkomeye byataye ni ukubera iki imbaraga z'ikijumba n'insambaza okay reka tugende amasaha yadufashe ako tambuka mu gake amasaha yadufashe reka tugende gusa ku bantu nkuko nagiye mbabwira ku bantu bashaka kuza kuri ino hoteli bashaka kuza kuharuhukiraho bashaka kuza kuba nyine nyine n'ahantu iyo wakoze niba wakoze biba bisaba kugira gute kuza no kuruhuka. Niba ushaka kuruhuka ukabura ahantu heza witegeye ikiyaga cya Kivu Lake Kivu urumva so ureba hajya bahita gute harya hakurya you are most welcome muri no hoteli Kigali sorry Kigali bro nakubwiye ngo n'Urwanda giwanyu Kigali n'ubundi ndakuva mu bwonko ni Kivu View Hotel now saying in my city. Eyo ntabwo haracimo igihe kinini ntabwo nyine hari hacimo igihe kinini
Imana niga ko bari guseka ndi kuzirasa ntabwo hari haciyemo igihe kinini kubera yuko naje mu minsi ishize njya gushyingura onke Imbuga z'imihanda ziri mu gihugu. njyewe se ntimunyizere None se Kagara, Ah, utambeshye iyo ugeze hano hantu ni ikihe kintu cya mbere hakwibutsa cyangwa ujya uhakunda? amafuku nicyo kintu cya mbere kinyibutsa gusa wumva iyo ngeze iyo ngiye mu karere ka Rusizi ubu mpita ntekereza ukuntu nateze amafuku mwaha. Aha niho urugendo rwatangiriye Gutega amafuku gutya tega ifuku kabisa ewa ese ubundi kuki wategaga ifuku? sinabikubwiye ga nategaga ifuku kubera yuko ikintu gihari ni iki nk'ubu nanze kujya kuba najya gukora urugomo njya gusabiriza ko ese ukora ikintu kigayitse kuko nta bundi bushobozi bundi buba buhari nta n'ubundi kwihangira umurimo. yes nta n'ubundi buryo buba buhari ukavuga ati kugira ngo njye mu bikorwa bibi cyangwa se njye kuba najya kwangiriza abantu reka nkore ibi ngibi byitwa bigayitse ariko n'ayo make aboneke. Iyi niyo mpamvu yanagiye muri ibyo bintu gusa nyine byatumye ahubwo se okay babyitaga ibigayitse ariko kuri njye numvaga ari byo bintu nagakoze nyine Iyo byashobokaga muri icyo ibyo byashobokaga muri icyo gihe kuko byatumye ngura ikayi bituma ntiteranya n'abantu bituma bavuga ngo gihe bashaka kwikubita. uyu muntu ngo yagiye kwiba iki n'iki so rero ntekereza ko ibyo ngibyo kabisa ariyo mpamvu akenshi umuntu ahitamo gukora ikintu atari uko hari ikindi kintu cyiza ngo gihari Akenshi nagaruka ntabwo aba ari amahitamo ahubwo hari igihe ukora ikintu kuko ari niyo mahitamo ya nyuma nyine uba ufite. Yes. iyihe story yitwa ni wibuke igeze Rusizi ni hariya kuntuza kuri ririya soko hari isoko riri hano i Kamembe ricuruza imyenda urabona kuva asimani twajyanyeyo iwacu ni kure navaga n'amaguru nkaza i Kamembe njya kugura nk'ipataro ipantaro ipantaro ariko ikinyarwanda cyanjye bwaraba bugishakaho iki urumva rero n'undi muntu ushobora kuba dukurikirana amazi kuba bavuze ipantaro buriya wabona ipantaro alright so naraje nibwo mbere ngeze muri icyo gihe menye ndabyibuka noneho bibaye akarusho mpita mpitira muri etaje ubwo okay wagiye kugurira muri etaje naho nagiye kuyigurira maze kumwe n'undi mwana ndayigura ipantaro ngiye kuvuga ipantaro ndayigura okay noneho maze kuyigura ni ukujya gusohoka mbura aho nsohokera ndazenguruka etaje nazengurutse nk'isaha yose twihagazeho ngo ntabwo ngo turi bubaze umuntu ngo paka ngahantu ngo tuhamenye umwana mwari kumwe se we nawe twese twari bamwe yangeraga inama ngasanga aho twahereye niho tugarutse twajya mu muryango tugasanga ahantu duhingukiye mu by'ukuri si ho twaciye tuzi twavuga ati ahantu ntituhajya bari babaye amafaranga ngo mugure ku santere mwe mwigira mu mujyi oye asaba ibaze nyine mu isantere urumva nta hantu hari hasanzwe aho dukeneye no kujya kandi tukareba ngo se what is going on wari ufite amatsiko uvuga ati ngiye mu mujyi kureba noneho akarusho mpita njya muri etaje boro ariko nkubwiza ukuri nazengurutse muri etaje saa nabuze ahantu nsohokera ntari kumenya ngo urasohokera ni ukuri wari ufite nk'imyaka ingahe nigaga muri primaire mu wa gatatu umwana wiga mu wa gatatu no kubona umuhanda wa kaburimbo ko ntari nkuzi nese uri bwa mbere wari ubonye yego ni mu bwa mbere nari nkubonye wari ubonye kaburimbo y'umukara yego igihe wari wambaye inkweto cyangwa ibiri nari nambaye inkweto ntabwo nari mu rugo ntabwo ari kunyemera njye kandi nambaye amaguru nambaye udukweto ariko nkubwiza ukuri ngo natashye gutya nyine ntacyo mvuye mu mujyi nahise nkoranya abana b'iwacu bose karetse mpita ndayikoranya nkoresha inama ndavuga ati ariko ubundi mwebwe bimeze bite mwebwe muzi
mwebwe muzi umuhanda w'umukara cyangwa ni bya bindi byanyu ni ukuvuga ngo watashye inkuru muri karitsiye uri kubwira ati ntajyana mwa biturage ngo iki ahubwo ko ne nabasara ndi kubabwira ati ariko ubundi mwebwe ubundi byanyu bimeze bite Ega mwabona umuhanda w'umukara mbabwira ngo ukuntu ngo nabonye ngo amazu ngo ageretse inzu iri hejuru y'indi kandi none icyo gihe nageretse yari makeya umujyi wari utaratera imbere nk'uko wari utaratera imbere nk'uko nguko ubwo urumva niga gatatu urumva nyine hari hatari hatera imbere nk'uko nguko gutyo ubu ngubu hameze ariko nakubwiza ukuri ngo narahageze ewa babwata ariko ubundi mwe mwabona inzu igeretse ku yindi niyihe nkuru noneho ibabaje cyangwa ibabaje inasekeje ibabaje se inkuru ibabaje zo nagiye nzivuga kenshi ariko ibabaje inasekeje ntabwo byabyo erega man njye ntabwo nagenze muri Kamembe cyane Kamembe uriya nta nubwo nanayizi buriya habaga ari muri kapitali yanyu iyi ni kapitale nyine nk'uko umuntu nyine okay iyi ni kapitale nyine tu umwana uri mu cyaro uvuga ati Kamembe wenda bitari nk'iki gihe abana nyine bacanye ku maso yanagiye imyaka ibiri agahita yizera mu mujyi twebweho byari bigoye kuvuga ngo waje Kamembe kugira utese iyo pantaro icyo gihe wayiguze angahe ntabwo wayibuka ni icyatanu ndabyibuka ari na menshi ubwo ni wagura nk'ipantaro ya tarano uyu munsi cyangwa se nk'ayo yako byaguye oya gusa nyine icyatanu nyine nacyo cyari cyinshi tu icyo gihe nakugize uterera amafaranga yakuye nagurishije urukwavu navuga ati aya mafaranga yanjye ngomba kujya gutajya kuyagura iki ipantaro cyangwa ipataro bitewe n'abari kudukurikira noneho ukagaragara rero ukuntu ubu noneho kuba wiyumva uri gutarasa mu mujyi wawe amateka yaragiye isomo bigura cyangwa se n'undi muntu ashobora gukuramo so nkeka ko uriya impano ya mbere Imana yaduhaye cyangwa se ikintu cya mbere kirenze ibindi bintu byose Imana yaduhaye ni ukuba dufite ubuzima duhumeka iyo uhumeka byose biba bigishoboka remember aka kanya hari abantu n'urugero bari nta nubwo ari urugero niko bimeze bari mu bitaro CHK cyangwa se ibindi bitaro bindi bari kuri bomboni urumva bahumeka umwuka ariko bari kuwishyura bari kubabarira ati gutya na gutya ugeze mwangaya ari umwuka ariko wowe remember uri guhumeka umwuka uracyariho iyo niyo mpano ya mbere Imana yaguhaye niba rero iyo mpano ya mbere nyine icyo kintu Imana niba iyo mpano ukiyifite so man ugomba gushimira Imana muri ibyo bintu byose man so rero warumbajije ngo ndi kumva ndiyumva njyewe nkeka ko kuko uvuga ngo ubuzima bwarahindutse Imana niyo ikora ibyayo njye nta buhanga mfite gadi bwo kuba navuga ngo hari level nakivanaho nkigezaho Imana niyo ifata umwanzuro ikavuga ngo mwana wanjye kagarara mwana wanjye gade mwana wanjye udukurikiye ari Imana ibivuga urumva ari Imana ibivuga so rero ikintu gihari cyo ni kimwe ikintu gihari ni uko Imana iradukunda man kandi ntabwo ndi bucura ku Mana ubwo urabize babucura wabo ngo nibo bateteshwa cyane nta nubwo ndi imfura ngo mfatwe ngo nk'umuntu mukuru imbere y'Imana twese ahubwo turi at the same level